Okay guys, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakora thumbnail ukoresheje uburyo bwa AI cyangwa se ukoresheje AI. Hari abantu benshi bigora nko gukoresha amacanva, nko gukoresha amapixlab n'andi ma website cyangwa ama application menshi agiye atandukanye kuba bakora thumbnail. Ariko umunsi ngiye kukwereka uburyo wakoresha AI ugahita ukora thumbnail yawe nk'ibisanzwe bitagusabye guca mu bintu byinshi byoroshye. Icyo usabwa ni ukureba ino video ukayirangiza. Ikintu cya mbere turakora, turaza hano kuri Play Store yacu, tuza hano muri search twandikemo ChatGPT nk'ibisanzwe. Ngiyi tegereze njye uko nyifite rero ChatGPT ndahita nyifungura. Ushobora kuba utayifite, nimba udafite ChatGPT urayikurura ngende cyangwa open negereze. Nimara gufunguka ndaza hano muri search ntangire nandike, tuvuge ngo ushobora guhita uza hano muri search ukayibwira ati nkorera thumbnail, kaza ukabyandikamo wenda uburyo uvuga cyangwa icyo wifuza iyo thumbnail iraza kuba imeze. Ati yerekana uburyo AI yagukorera thumbnail muri phone yawe. Nimba ushaka n'amabara ushobora guhita uvuga ati wishyire wenda mu mabara runaka, biba biraterwa n'ikintu ushaka. None dukanda hano gutya twohereza. Turaza dutegereza hano ibanze ikore thumbnail yacu. Tegereze turebe. Bifata akanya gato kugira ngo ibanze ikore, turategereza akanya gato thumbnail yacu ibanze ikore nk'uko twayifuzaga. Guys, ushobora kutayikora nk'uko wayifuzaga, birandikira neza ukayibwira ibara ushaka rya thumbnail ushaka, uburyo wifuza yaba imeze thumbnail igahita ikora ako kanya. Bisaba akanya gato yari amasegonda cyangwa nk'umunota, thumbnail igahita ikora bitewe n'ibyo wayifuzaga. Ikintu cyose ushaka no kwiyi foto yawe ikaba yayishyiramo, muri iyo thumbnail yawe. Nimba ushaka kuba washyiramo ifoto yawe wenda ari wowe ufashe telefone cyangwa ushaka kwerekana ibindi bintu, nabyo ndaje mbereke uburyo ishobora kuba yaguha description yayo, ishobora kuba yaguha title yayo, ugashyiramo n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Urabona ko ni gutya ikoze. Wowe uraza ubwire neza bitewe n'ibyo ushaka, amabara waba ushaka, uburyo wifuza iyo thumbnail yawe yabisa. Urabona ko n'iyi ngiyi nyine idukoreye. Rero tuza hano wowe wikande, tuza hano kandi kano kantu ka save, tegereze banzizemo. Tukanda kano kantu kari hasi ka save kandi ifoto yawe iriya muri telefone yisavinge muri gallery. Kandi yabanze yisavinga baterwa na kuri save. Turabona ko hejuru batubwiye ngo image downloaded. Guys, hari abantu benshi bikunda kugora. Ushobora no gushaka ifoto yawe yari yagiye muri thumbnail, nabyo ndaje mbibereka uburyo wabigenza. Ukaba wifuza ko ifoto yawe iraza kuba iri muri thumbnail atari ChatGPT iyigukoreye cyangwa se bigukoreye. Numara gukora download, noneho ngiye gukora step ya kabiri. Ushobora kuba ushaka ko muri thumbnail twakoze ari ifoto yawe iraza kuba iri mu kintu uraza gukora. Rero uraza guhita uza wikandire hano, ukande hano gutya kano kantu niba uraza guhita ukanda uzakande. Numara kuhakanda barakwereka camera, photos, files. Ushaka kuza ukanda kuri files cyangwa kuri camera niba ushaka gufata iyo foto. Aha twebwe twako twishakira amafoto, reka rero twikandire ku mafoto y'undi tuyageraho tuyabona. Tukanda handitse foto, amafoto areza. Turebe ifoto yacu dushaka gukoresha. Tuvuge ko wenda dushaka gukoresha iyi ngiyi ariyo dukoresha.
tubanza dutegereze igereho, tuyibwira ikintu yakora, tuyibwira ati ongera ukore ya thumbnail ukoresheje iyo foto. Muri make ni ukuyibwira ngo isubiremo ikoreshe ino foto. Noneho twohereze turebe. Uri kubona ko igiye guhita ikiratinga, nuko batubwira a lot of people are creating image right now. Niyo naho hatagacamo akanya kugira ngo naba bakorera ifoto yawe tutegerezaho gato, nawe barahita bayikora mu kanya muraje mubibone. Urabona ko ifoto yacu cyangwa thumbnail yacu iratangiye, igiye kuyikora. N'ubundi title ni zimwe, haracamo akanya nibirangira iraba imaze kuyikora thumbnail yacu nkuko twayishakaga. Tugezeho gato by'loading, tegerezeho gato terwa, hacamo amasegonda cyangwa se agacamo nk'umunota iri kuyikora. Ni akanya gato cyane guys, biterwa n'ibyo ushaka. Waba ushaka amabara, ushaka amabara y'umuhondo, ay'ubururu, biterwa n'ibara ushaka. Urayibwira ati nkora thumbnail iri muri iryo bara, igahita ikora ku kanya bitewe n'uburyo ubyifuza. Uri kubona ko ifoto yacu tumaze kuyikora ngiyi, kuko hano ya foto yacu twasize, ifoto yacu tayari yamaze guhita ikora ako kanya, yayirangije. Birashya yikorera, nuko tayibwiye title neza, ariko iyo tuyibwiye title neza ari guhita ikora. Uzabanza wongere usome ya title yibwire ihite iyikora. Nuko nako isi ikora title, ariko uzahita wongeraho na ya title washakaga ukoresha ino foto yawe, yikoresha bitewe bikurushya, kandi save. Naho uhita ugakanda save, tayari ihita ijya muri gallery. Urategerezaho gato biterwa na connection ufite, byarangira igahita yibika muri, kuko nakoresheje batubwiye ngo image saved. None ushobora kubibwira ati nkorera title guys, uko hano yahinduye title, ariko uzongera usubire mu title yibwira nkorera title na description igahita ibikora ku kanya, igahita ibikorera. Nibagiye gushyiraho hashtag, ariko nabyo hashtag urayibibwira ikabashirira hano. Ubona ko title yahinduye, ariko wowe urongera ugasubiramo ya title ni description, aza ukayikopiya. Ubona ko na hashtag nubwo nayizibagiwe, ariko isi zishyiraho ngizi hashtag nazo ziriho, nubwo narinzibagiwe, ariko title uri kubona ko yahindura. Wowe urongera ukayibutsa ya title ako kanya, wowe igahita ibigukorera uko wabishakaga. Guys, niba uri kubona ino video hari icyo yagufashije, ukanda like, ndetse niba wifuza kuzajya ubona izindi nyinshi kuri iyi YouTube channel yacu, ukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hakajya hagira video n'imwe gucika. Nimba hari ikintu ushaka umbwire, yikwigishe muri comments, akibonere muri video y'ubutaha.